23 rwose yanenze amahanga akomeje kwinumira rwose nta kintu ashaka gukora mu kugarura umutekano hora muri RDC cyangwa se muri Republic Democratic of Congo. Reka turebe kubera ko ibitero byinshi cyane bikomeje kugabwayo cyane ko hari abantu benshi cyane bakomeje kuhapfira nka Wiringoma. Bakunzi basoma Rwanda TV, turaza kugaruka mu Bugande. Ngira ngo murabizi Bob Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi ntabwo rwose azigera yumvikana na leta ya Uganda ngo ave mu bwihisho. Ngira ngo minsi yashize nababwiye aho Bob Wine yihishe. Reka turebe uko byifashe muri Congo ndetse no mu Bugande. Turaza kugaruka kuri uyu mutekano ndetse n'amakuru atandukanye. Reka turebe uko byifashe hariya. Ubuyobozi bw'ihuriro rya mama 23 rwose bwagaragaje ko bubabajwe n'uburyo umuryango mpuzamahanga ukomeza guceceka mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bukomeza kwenyegeza ibitero. Ngira ngo murabizi umunsi w'ejo hari ibitero byabashije kuba byagabwa hariya muri DRC hariya rwose imasisi, aho abagabo batandukanye bakomeye b'abasirikare babashije kuba bahasiga ubuzima harimo na Wiringoma. Ngira ngo murabizi umuvugizi wa mama 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuri uyu wa 25 Gashyantare uyu mwaka turimo wa 2026 ihuriro ry'ingabo za leta ya DRC cyangwa se RDC ryagabye ibitero bigari mu bice byinshi cyane ku basivili ndetse no ku birindiro byabo byifashishije drones ndetse n'imbunda ziremereye. Kanyuka yasobanuye ko hari igitero cyagabwe mu gace ka Rutigita, Rugezi ndetse no mu bice bihana imbibi muri komine ya Minembwe na Kitazungura muri teritwari ya Kirehe. Yakomeje agira ati uyu n'umuvugizi wa mama 23 Lawrence, ibitero biri gutera imfu guhunga kw'abaturage b'abasivili benshi cyane ndetse bigateza ikibazo cy'ubutabazi bigifite ubukana bukabije. Reka turebe umuyobozi wungirije wa mama 23 ushinzwe ibikorwa bya politike, diplomasi ndetse n'imiyoborere Bertrand Bisimwa yakomeje avuga ko umuryango mpuzamahanga cyangwa se yibukije umuryango mpuzamahanga ko leta ya DRC iri kurenga ku masezerano y'agahenge bishimangira ko yahisemo intambara. Bisimwa yavuze ko bigaragara ko nta gahunda ifatika ihari kubera ko leta ya DRC ikomeje kugaba ibitero byinshi cyane kuri mama 23 ndetse bakabuza umutekano abaturage baherereye muri Congo hariya imasisi, kuko mu gihe cyose irenze ku gahenge nta muntu n'umwe uyamagana cyangwa se ngo ayiganirize kubera ko bakomeje kwangiza ubuzima bw'abaturage ndetse n'abasivili bari hariya muri Congo. Yakomeje agira ati nta ngamba zigaragara zafashwe mu gukumira cyangwa se mu gukoraho ibyago by'imirwano. Uku guceceka rero kuranyuranye cyane n'umuvuduko w'amagambo avugwa iyo ihuriro ryacu rikoresheje uburenganzira bwaryo mu kwirwanaho mu gihe rigabweho ibitero byagabwe kuri iyo 25 Gashyantare bikurikiye ibindi bya drones byagabwe n'ingabo za DRC muri centre ya Masisi ndetse no mu nkengero zayo ku wa 24 Gashyantare. Ngira ngo ni ku munsi washize aho habashije kuba hapfa abantu benshi cyane batandukanye. Reka tugaruka mu Uganda. Ngira ngo murabizi Robert Kyagulanyi mu minsi yashize yarahanganye na Yoweri Kaguta Museveni, nubwo umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni nawe ataramworoheye. Yakomeje agira ati rwose ngende umunyapolitike ariko mu gihe Ubugande budashaka kumvikana nanjye ntabwo bizavamo. Ngira ngo Kainerugaba Muhozi murabizi mu minsi yashize yabashije kuba yakoherezayo ingabo cyangwa se ibirara bitandukanye kujya gutera umugore wa Robert Kyagulanyi cyangwa se Bob Wine hariwe mu rugo. Ubwo Bob Wine yari yahunze yagiye mu marimbi aho mushiki we na nyina bashyinguye. Umugore we rero yakomeje kuvuga ko ihohoterwa rikomeje rwose hariwe mu rugo. Ngira ngo murabizi baragiye baramufata baramukubita, barangije kumukubita bamukuramo agapira k'imbere. Ngira ngo abagore murabyumva, habayeho ihohoterwa ku mugore gusa. Uyu mugabo Muhozi we yabashije kuvuga ko adashobora kuba yarwana n'umugore kubera ko icyo ashaka ni umugabo witwa Robert Kyagulanyi. Uyu nguyu akaba ari Santuma wari uhanganye na Yoweri Kaguta Museveni, akaba se uyu muhungu witwa Kainerugaba Muhozi. Reka turebe uyu munyapolitike uko bivuga. Umunyapolitike Robert Kyagulanyi Santuma utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda nakozwa ibyo kumvikana
rwose kubera ko ntabwo ashobora kuva mu bwihisho cyane ko amazemo igihe kirenga ukwezi aho yihishe. Uyu munyapolitiki wamenyekanye nka Bobi Wine mu muziki ari mu bwihisho kuva tariki ya 15 Mutarama uyu mwaka w'2026. Uyu munsi rero turi 25 Gashyantare, ubwo birumvikana ko harenzeho ukwezi n'iminsi mike cyane ubwo muri Uganda hari hamaze kuba amatora y'umukuru w'igihugu. Bobi Wine ntiyemeraga ko cyangwa se ntiyigeze yemera imigendekere yayo matora n'insinzi ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni kubera ko avuga ko bamwibye amajwi, avuga ko inzego z'umutekano ziri kumushakisha kugira ngo zimugirire nabi, bityo ko ariyo mpamvu akiri mu bwihisho. Ntabwo rero yavamo kubera ko aramutse avuyemo bamufunga rwose. Ni mu kiganiro yagiranye na televiziyo Channel 4 cyangwa se Channel ya 4 yo mu Bwongereza, Bobi Wine yatangaje ko azava mu bwihisho igihe azabona ari ngombwa kugira ngo leta imukorere icyo ishaka. Umunyamakuru yakomeje agira ati abantu bari kuvuga ko utahora cyangwa se utahora mu bwihisho, iki nicyo gihe cyo kuganira na Museveni. Yewe muhungu we, General Muhozi uyoboye ingabo za Uganda rero humura nta kintu azagukora. Uyu ni umunyamakuru wakomeje kuganiriza Robert Kyagulanyi, ibyo nibyo bagiye baganiraho. Bobi Wine yasubije ko abaganira cyangwa se abakomeje kumugambanira ari umuhungu wa Museveni, uyu mugabo w'ingabo za Uganda cyangwa se umugabo mukuru w'ingabo za Uganda General Kainerugaba Muhozi. Bobi Wine yasubije ko abaganira ari abafite ubwisanzure, asobanura ko we bitashoboka kuko bisa naho akandagijwe ijosi rwose. Bivuze ngo uyu mugabo Bobi Wine nta bwisanzure afite. Yakomeje agira ati ntiwaganira n'umuntu ukomeje kugukandagira ijosi ngo uvuge, kandi nanone burya abantu turagorana cyane ko burya komisiyo y'amatora yo muri Uganda yagaragaje ko Perezida Museveni yatsinze ku matora yo ku majwi 71.65%. Bobi Wine agira amajwi 28.72% nk'uko mubireba aho ngaho ku mafoto. Bakunzi ba Soma Rwanda TV ndabakunda cyane, bibutsa gukora subscribe. Ikiganiro cyari menya byinshi, nabagezagaho amakuru agezweho muri